Yesu Kristo niwe mucyo w'isi, isi yose imurikirwa n'umucyo we. Afrika, Asia, Buraya, Oceania, Amerika, Trakitika, Umirwa, no mu nyanja, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, niwe mwami, niwe mana igikiza abanyabyaha, twebwe abanyabyaha. Jyana umucyo muri Afurika, genda uyimare mu mwijima, bwira abantu bose barimo yuko Yesu akiza, ko yagukijije. Wiceceka, 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 yana umucyo umurikira Afurika. Ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze kandi muri kino kiganiro cy'uyu munsi, itariki ni 17 ukwezi no kwa mbere umwaka ni 2024. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, nkaba nifuriza buri wese uyu mwaka kuzawukoramo akawukoreshwamo iby'Imana imushakaho. Hanyuma buri wese ajye yiyevariwa buri munsi, arebe niba mu by'ukuri ibyo yakoze uwo munsi Imana yahawe icyubahiro cyangwa niba yahesheje shitani icyubahiro. Ni ka evaluation keza k'umukristo kamufasha kugira ngo arebe mu by'ukuri kuva mu gitondo kugeza nijoro uko yaba yifashe, uko yaba yitwaye. Byamufasha. Ndabasuhuje rero kandi ndabifuriza amahoro abonerwa mu mwami w'amahoro Yesu Kristo, kuko isi ntayo ifite, ntayo yigeze, ntayo ifite, nta niyo ishobora kubona, kuko umwami w'amahoro isi ntabwo imukunda. Rero mwebwe bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo Mesiya bari mu isi, mwana w'Imana nzima, mwese muzi bye, mwebwe mumusobanukiwe, muzi amahoro atanga, muzi ukuntu ahindura, muzi byiza bye. Ni mwebwe ndi kumwe namwe muri aka kanya kugira ngo twumvikane, tugendere hamwe mu mwuka, dufatane kabisa. N'abandi namwe muza kwiyumvira gusa, icyo nabasabira nuko mwamwizera uwo mwami w'abami, niwe agakiza kabonerwamo wenyine, niwe nzira, akabukuri, akaba n'ubugingo. Rero niwe mu by'ukuri yaduteguriye ubugingo buhoraho, kuko uwe ubwe ni ubugingo. Rero buri wese wumva ijambo rimukozeho akasobanukirwa ko Yesu ari inzira agomba kunyuramo, akaba ari ukuri asoreramo, akaba ubugingo yiminuriramo neza, akaba atazapfa ngo yibagirane nk'imbwa cyangwa urukwavu cyangwa ihene, kuko Imana yamuremye mu ishusho yayo. Ni nayo mpamvu ishaka ko yifuriza buri wese gusubirana ishusho y'Imana. Bariya badamu batakaje muri Edeni, ariko Yesu Kristo akayitugarurira. Yesu Kristo rero niwe utugarurira ishusho y'Imana. Yesu Kristo niwe utugarurira kongera kugira agaciro imbere y'Imana, kugira ngo uko Imana ishaka umuntu, uko Imana yashakaga umuntu, tubibonera muri Kristo Yesu, tubigarurirwa na Kristo. Kuko abadafite Yesu mu by'ukuri, Bibiliya niko ibita intumbi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntibariho, umwuka w'Imana ntubarimo, kuko nta Yesu Kristo bafite. Ubwo nibwo butumwa rero bwa Yesu Kristo tubabwira ko ari we tuboneramo agakiza, niwe naboneyemo agakiza. Nawe niwumva, kuko kwizera kuzanwa no kumva, none urumvise, wamwizera nawe agakiza ukakabona, akakubabarira ibyaha,
amaraso yakakwezaho ibyaha byose maze ugatangira kugenda wera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Hagakiza nako ngako kwizera Yesu Kristo wagupfiriye ku musaraba, kwizera ko yagupfiriye, kwizera ko ibyaha byawe umusaba imbabazi akakubabarira, amaze ugatangira kugendera mu nzira ye uba winjiriyemo, akakusobanurira ukuri. Rero ukuri niwe jambo, hanyuma akakwinjiza mu bugingo rwose. Rero uyu munsi itariki 17 nkuko nababwiye dufite insanganyamatsiko igira iti Imana itanze umuti w'umwuzuro ku Bahutu n'Abatutsi, ku Bakiga, ku Banyenduga no ku bandi bose bafite ibyo bapfa bishinga imizi. Ndasubiramo, Imana itanze umuti w'umwuzuro ku Bahutu n'Abatutsi, ku Bakiga n'Abanyenduga n'abandi bose bafite ibyo bapfa, cyane cyane bishamikiye ku inzigo yo kumena amaraso. Itanze umuti. Impamvu ari ibyo ngibyo duhereyeho nuko mu by'ukuri kubohoka kuri ibi bintu, kubohoka ku moko, kubohoka ku turere, kubohoka no ku bindi byose bigendanye n'amaraso, ntago ari ibintu umuntu apfa kuvuga ngo toka satani ngo neho ngo ndakize ngo ngaho ngo mbaye muzima. Oya, biba ari ibintu byashinze imizi kubera inzigo iri hagati yabyo ihora ibigaburira yitwa kumenana amaraso. Iyo namenye amaraso inzigo iramfata. Iyo wamenye amaraso inzigo iragufata. Iyo ari uruvunge inzigo irabafata. Rero kubera ko turimo kwitegura gutaha kujya muri gakondo, kujya muri gakondo yacu natwe iwacu ntago ari mu mahanga rwose, ntago ari gakondo yanjye, ntago ari Ubuholandi rwose, ntago ari bwo. Nawe gakondo yawe si Ubufaransa, si Amerika, si Canada, ntago ari Ubusuwisi, ntabwo ari Denmark, ntabwo izo ari gakondo zawe. Twaje nyine binyuranye ariko igihe kigeze kuko Yesu Kristo aragaruka abantu bari muri gakondo zabo. Haleluya. Sinzi niba icyo ngicyo cyanditse. Rero turitegura gutaha. Twebwe rero ntabwo turi butahe nk'abandi. Nicyo kibazo. Aho nicyo gitumye nemerera umwuka w'Imana kuburira buri wese ukeneye gakondo kandi akayikenera kugira ngo ayitahemo nta kimwara afite, ayitahemo atagiye gukomeza inzangano, no, ayitahemo ari muzima. Iyi ni imbanziriza buri wese. Ndababwiza ukuri ngo narababwiye Abanyarwanda, uretse ko kugeza ubu ngubu u Rwanda ubwarwo rwemeza ko nta Banyarwanda rugira. Imana izamfasha tugende tubireba ukuntu nta Banyarwanda rugira. U Rwanda nta Banyarwanda rwigeze, nta maraso y'Abanyarwanda u Rwanda ngo rwigeze rumenekerwamo, no. Hagati amaraso yamenetse n'Abatutsi, ayo niyo nzi, ubwo n'u Rwanda ruvuga. Amaraso y'Abahutu niyo nzi, urwo n'u Rwanda ruvuga. Na amaraso y'Abatwa niko u Rwanda ruvuga. Na amaraso y'abavuye hanze niko u Rwanda ruvuga. Na amaraso y'abazungu niko u Rwanda ruvuga. Ariko y'Abanyarwanda abarwitirirwa oya rwose kugeza ubu ntabwo rurababona. Ariko ntabwo nzi niba ibyo urimo kubyumva. Rero yemwe Bahutu, yemwe Batutsi, yemwe Banyenduga, yemwe Bakiga, yemwe bavuye Uganda, yemwe bavuye Kongo, yemwe bavuye Tanzania, yemwe bavuye Burundi, yemwe bavuye Kenya, yemwe ngo Banyekongo muvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo simbizi ukuntu ibintu bimeze. Rero dutangiye icyiciro cy'insanganyamatsiko Imana ko itanze umuti w'umwuzuro kuri bene abo barwayi. Narababwiye ubushize, ntago ari ubushize, n'imbere ko buri munyarwanda wese, buri wiyita umunyarwanda, buri wiyita umunyarwanda, reka mbivuge muri iyi mvugo nari maze gukoresha, buri Muhutu, buri Mututsi, buri Munyenduga, buri Mukiga, buri wavuye Uganda, Kongo, Tanzania, Burundi, wese ni sero positive, abana n'agakoko kamoko karimo ndani. Aha rero niho hazatuma tubasha gusobanukirwa uku gukira kuri mu buryo bubiri. Hari ugukira
kuruhanije kuwo nguwo ufite virusi nibo benshi rero uwo nguwo ufite virusi imizi yarashinze mu by'ukuri ntabwo ashobora guhita akira ako kanya icyo cyo ntigishoboka nanjye ntabwo nigeze nkira ako kanya habaye process operasiyo sale dope abamarayika barabaga b'abaganga bakuramo iryo shyano hakabaho n'ikindi cyiciro bake cyane habaho ibyo nakwita ibyuririzi bidafite imizi nibyo batwebwe dufite tugira icyuririzi kidafite umuzi ikintu kiragukomeretsa ako kanya ariko nta muzi apu ukahita ijambo ry'Imana rigahita rikirya ariko ibyuririzi bifite imizi bya bindi bituma uburana ibyo nibyo bigiye kurimbuza benshi Adamu uri he tinumvise imirindi yawe ndatinya nambaye ubusa kwambaye ubusa ndi babikubwiye ntabwo wabariye kuri cya giti nakubujije kujyaho ati nukuri ahubwo wowe utangije ibintu bibuje kunyishima hejuru wowe n'umugore nimwe mwabiteye umugore niwe wabimpaye no igihe cyose ubu tugiye gutangira kuzajya tureba dusuzuma mbese umuntu urwaye amerati umuntu urwaye amoko umuntu urwaye hutu amerati umuntu urwaye tutsi amerati umuntu urwaye nduga amerati umuntu urwaye kiga amerati umuntu urwaye Uganda amerati Kongo amerati Tanzania amerati Burundi amerati Imana izadufasha impamvu ni iyi nuko misiyo twahawe ubu ari tuma koko twinjira gakondo kugira ngo tubwirwe ibyo tugomba gukora muri gakondo turajya kuyikora mu iki ariko turabanza tuyikorere naho turi buri wese aho ari yewe hari abari no muri gakondo iyo ngiyo nabo bameze nk'abandi nabo ni ndembe misiyo ni iyihe rero misiyo iri mu Bakorinto ba 2 ibice 5 kuva ku murongo wa 18 ndasoma ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi ubwo muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro reka nsome na 20:21 nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo wumvise kuri intumwa mu cyimbo cya Kristo none amoko arakwishe kuko ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana nukuri ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyunge n'Imana impamvu kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana mwakira ijambo ry'Imana nukuri umurimo wacu ni ukwiyunga n'Imana uwo nicyo cya mbere twarangiza tukiyunga hagati yacu icyo gihe biduhesha uburenganzira bwo kunga Imana n'abandi Mana we haleluya bakundwa Abanyarwandakazi Barundikazi Banyekongo muvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndimo ndababwira ibintu bikomeye ko u Rwanda kurubaza ngo umunyarwanda uramufite avuga ko ntawe hari umunyarwanda wapfiriye aho ati ntawe hari umunyarwanda wiciye undi aho ati ntawe ufite ikisi hati hano mu Rwanda abari hanze banyitirirwa koko jewe ngira abahutu bita Abanyarwanda ngira abatutsi bita Abanyarwanda dore noneho banabihinduye ngo bose na Abanyarwanda ariko mu by'ukuri ntago mbazi niba bari Abanyarwanda ntabwo bakorera ubugome bungana nk'ubwo bakora bitirirwa igihugu nanjye iryo zina bagitwirirwa ntabwo bishoboka ni abanyamahanga bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biyitirira u Rwanda kuko umwanzi yamenye ko u Rwanda hari ikintu cyaruvuzweho hanyuma icyo gihe rukazahindurirwa ibindi ariko rwabanje kuba u Rwanda yego Mana yanjye niyo mpamvu nyine bose bashaka kwitwa Abanyarwanda kubera iki
mu by'ukuri umunyarwanda u Rwanda nta kintu rwaregwa ikirukorerwamo. Mu by'ukuri abahutu n'abatutsi abavuye hanze ni abacanshuro baje gukorera ibyaha ku butaka butari ubwabo, biyitirira izina ry'icyo gihugu. Mana yanjye, niyo mpamvu ari process, ni process. Ubwawe wowe urabizi neza kuri umututsi urabidefanda, ubwawe uzi kuri umuhutu urabidefanda. Ahubwo hari n'igihe abadayimoni binjiza noneho bakajya muri bya bindi bita ngo ni clan, abega, abacyaba, abazigaba, abatsoba, abakono, abanyiginya. Noneho buri bwoko bukagira uko bwirata, nabyo ngo bufite uko burutanwa. Noneho bikazaza abanyiginya bakazaba abatutsi bakazaba abanyarwanda. Ntabwo u Rwanda rubazi. Noneho mwigabije igihugu. Ntabwo u Rwanda rwigeze rusaba rwabuze uko rwirengera mu by'ukuri. Aha rero harimo ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Ntabwo umuntu apfa gudumburi ngo kuba umunyarwanda. Kubera iki? Kubera ko umunyarwanda nyirizina nta byaregwa byinshi. Ibyaha byakozwe n'abahutu, ibyaha byakozwe n'abatutsi, ibyaha byakozwe n'abavuye Rwanda, byakozwe n'abavuye Kongo, byakozwe n'abavuye Burundi, byakozwe n'abavuye Tanzania. Aha rero ni ukuhitondera. Niyo mpamvu dutangijwe uyu murimo wo kugira ngo nyamuneka dukangurire abiyita abanyarwanda atari bo. Niyo mpamvu muri cya gihugu bitiriye ngo ndi umunyarwanda. Hatangiye ibintu, Imana itangije igisubizo, itangiza ibisubizo kugira ngo ikize igihugu. Mu by'ukuri nta handi rero bihera no kwihana. Yohani Batista yaje avuga kwihana, Yesu yaje avuga kwihana, Petero yacomakanye kwihana, Paulo yavuze kwihana. Irisishyano. Noneho abantu bagashanga ko abantu barenzaho ngo bigakomerezaho byari bigeze. Gukomerezaho byari bigeze nibyo byagiye nyine bibyara gukomerezaho byari bigeze nyine bigakomerezaho byari bigeze. Iyo umuntu wese yuzuyemo imyuka, yuzuyemo abadayimoni, yuzuyemo imbaraga z'umwanzi arizo ziyoboye umuntu, ntago yihana. Ashaka buri gihe ikintu cyamurengera, kandi buri gihe abafite ikintu agomba gusobanura. Niko bimeze. Ni imbuto y'umwanzi iba mu mwana w'umuntu, kugira ngo umuntu azemere icyaha ahamijwe, avuga ati we uwo nige wagikoze we. Uwo ni umwana w'ubugingo 100%. Ariko nurebe ibintu byakoreye Adamu koko, azi neza ko yakoze ibyo Imana yamubujije, abizi neza, mes chers, abizi neza. Ati no, ntagarije. Uraswase rwose wa mana we. Urabeshya ngo umenyera byose icyarimwe, ariko ibi byo ntago wabigenzuye neza. Umugore niwe wabiteye. Jewe nderade. Umwana w'umuntu nuko ateye. Akunda kwera kandi yanduye. Kamere ye ni y'icyaha. Ntabwo ashaka kwemera ko afite kamere y'icyaha ngo ukiza ufite umuti ayikize. Kuyikiza no kugira gute? Ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Uyu munsi iyi ni imbanziriza yo guserura mu by'ukuri, kugira ngo buri wese yitegure kugira ngo yumvire umwuka w'Imana. Igihe cyose umwuka gusanze akubwira ati urarwaye, reba urwangaruro ruri kurimo, reba ukomeze, reba ukuntu wanga abahutu, reba ukuntu wanga abatutsi, reba ukuntu wanga bavuye Rwanda, reba ukuntu wanga bavuye Kongo, reba ukuntu wanga bavuye Tanzania, reba ukuntu wanga bavuye Burundi, reba ukuntu wanga aba n'aba, reba ururwango. Akenshi imizi ishora mu muntu, ari nacyo gituma umuntu abagwa. Niyo mpamvu nabazwe,
nubwo nari narigize utagira amoko, nubwo nari narigize konerade, nanjye nabanje kuburana ndakubwira ibyo nzi. Kandi nshobora kuba narakurushaga nibura da kugerageza da ariko nahamijwe ibyaha ndatongana ndavuga ntabwo nanga abatutsi rwose, ntabwo mbanga. Dore ingingo ya mbere, dore iya kabiri, dore iya gatatu, dore iya 10 ko nari zifite zifatika. Ariko kubera ko Imana ibifite umuntu umugambi, ko ibyo Imana yashakaga ko zahagarara hagati ya buri conflict, ko ngomba guhagarara hagati ya buri conflict, mfite ibyangombwa byose, mfite ibikoresho byose, nuzuye. Niyo mpamvu yambaze. Ubu ngo ibyuririza impura nabyo, ibyo nahura nabyo, ibyo nzahura nabyo, ni ibya deuxième degré, ni ibidafite imizi, ni ibintu bitako kanya nkahita mvuga ntego nibisa noneho bije bite. Ariko bifite imizi nibyo umwuka w'Imana arimo guca akarongo cyane, kuko bifite imizi biba birimo inzigo. Mana yanjye, biba birimo inzigo. Rero naje kugira ngo mbamenyeshe icyiciro gitangiye. Turimo turategurizwa nk'Abayisirayeli kwambuka kujya gakondo, gukorera Uwiteka Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, gushyira izina rya Yesu Kristo hejuru, kugaragaza ubudasa. Wa mugani, yego, ni wowe, ni nuriya, ni mwebwe, ni twebwe. Imana ihanze amaso, ariko ntishobora gukoresha ibisenzegere, ntishobora gukoresha abantu baburana kugira ngo beze ibyaha byabo, ntishobora gukoresha abantu bahisha ibyaha, ntishobora gukoresha abantu bahunga ngo barabatonetse, ntishobora gukoresha abantu batemera ngo bahame hamwe umwuka we yarandura imizi. Ntabwo bishoboka. Icyiciro tugiyemo ntabwo Imana izatorera. No, ntabwo Imana izatorera. Ntabwo bizakunda. Urabwirwa wowe wiyita Umunyarwanda, urabwirwa wowe wiyita Umurundi. Reka da, Uburundi buriya nabwo nuko abantu ni Abarundi, ni Abahutu bavuga Ikirundi, ni Abatutsi bavuga Ikirundi, ni Abaganwa bavuga Ikirundi, ni Abanyabururi bavuga Ikirundi, ni sinzi n'abandi, ni Abaseneri bavuga Ikirundi, ni Abasendede bavuga Ikirundi. Ariko mwebwe mwasakijwe byarangiye, curaburindi ryacuze kabisa, mwijima wagose impande zose z'icyo gihugu. None nawe mwarabwiwe mwanga kumva, niko bimeze. Nta Murundi Imana irimo kubona. Reka yamukurahe, reka bititwa gukabya, ni bake cyane ibona ko ari Abarundi, bakaba basigaje intambwe imwe yo kugira ngo babe icyo Imana ibahamagarira gukora muri kiriya gihugu. Nta wundi, ni Abaseneri da, ni Abasendede, ni Abafrodebu, yego, ni Abaprona, bari prona bavuga Ikirundi. Ariko Imana bwiri bukore uko waba umeze kose, nushaka ubuzi kuburana. Simbizi cyara bavugaga ngo umuntu wari uzi kuburana ibinyoma, amahugu, wari uzi kubeshya cyane, ni Semuhanuka ngo yarasohotse ngo akubise ngo umutwe kwijuru. Ariko cyakora Mana bihita Abanyarwanda, yewe ati yego ngo akubise umutwe kwijuru, kandi ubwo abizanira ibimenyetso. Yego, Imana irashaka ko Abahutu basubirana Ubunyarwanda, Abatutsi basubiranye Ubunyarwanda, Abatwa basubirana Ubunyarwanda, abavuye hanze mbere ya 1994 basubirana Ubunyarwanda. Kugira ngo nyine itubwire iki cyo gihe yakoresha Umunyarwanda, kuko Umunyarwanda nawe ntabwo azakomezanya n'iryo zina. Mana we, ntabwo byoroshye, ndakubwiza ukuri, ntabwo byoroshye. Uwiteka Mana,
aba bantu bita abanyarwanda kubera ko nyine niho bahungira. Gatwumva indirimbo nze naho ye wezo nyeswe mandura yanjye ibihe gusubirana umunyarwanda bigiye guhenda benshi. Mukanguke bwabubyutse buraje nakiri ibihe bidasanzwe byarubiteka yavuze iby'abantu zibanuye kuva kera dore nk'ibi mirindi yagira hinda torero we bwabubyutse buraje ibihe byanuwe birasohoye byabiye Yesu yaduteguje ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa bugahamiriza amahanga yose yo ku isi torero mwebwe bubyutse bwahageze uzahera mu mutima umenetse by'ukuri ukongeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose n'amipota amasimbi kenyere ntakiro. Bene data bakundwa, ni ibi bihugu birimo biratabaza. Yego, igihugu ni igihugu kibabwamo n'abenegihugu. Igihugu gakondo ibabwamo na bene iyo gakondo nyine. Rwanda, Burundi, rero Kongo sinzi byabo. Ibihugu ntabwo bifite abenegihugu mu by'ukuri. Ayo mpamvu mu Rwanda ariko mbega amayeri we, mbega amayeri we nyine byari bigiye kubaturubura, bari barabatesheje umutwe bati apu reka duhuye ku gisebe, twese turi abanyarwanda maze twese turi abanyarwanda. Yorosa ubuhutu bufite imizi, yorosa ubututsi bufite imizi, yorosa ubutwa abawe rwose munasasana yamwe, yorosa ubutwa bufite imizi nuko ubwo ngo Imana barayitsinze izabakoresha ngo bameze gutyo nta konde bindi ngo no gukabza n'iby'abasazi. No nyine ubu byose mu Rwanda, ubu byose mu Burundi murabona bwaboneka gute cyaboneka gute ubu Nyarwanda nibwo abahutu abatutsi barwanira, kandi ubundi koko bagombye kuba abanyarwanda bakitirirwa iyo gakondo yitwa Rwanda nayo ifite ibibazo, ariko iyo ni iyindi etape ya finali. Niyo mpamvu iyi gahunda nyitangijwe kugira ngo umwana w'ubugingo buhoraho nibwo bubanza wateganirijwe ushaka gakondo nzima nawe ahitayemo amahoro ntacyo aregwa, imizi yaranduwe yashizemo, nta muntu n'umwe, nta muganga n'umwe, nta munyabwenge n'umwe ushobora kurandura umuzi w'amoko, ntawubaho. Umuzi w'amoko ni inzigo iba yaratewe n'amaraso, kumena amaraso, nta wundi uyirandura, ni umwuka wera wenyine wamwemereye. Naho ubundi Satani nawe arabizi ko aho ngaho ahafite umushinga, arabizi ko aho ngaho yahabonye inyungu, niho ategeye kumarira abantu, ababuza kwinjira muri gakondo, yaba iyo mu ijuru yaba iyo mu isi. Hari abo mvugana nabo rwose, kandi haba Imana yiteguye gukiza nabo biteguye gukira, biteguye kwiyambura byose. Yes, hari abambwiye rwose bati yes turarwaye nukuri, haleluya, ati ndarwaye. Umuntu yemeye ko arwaye deja uwo nguwo aba yakize.
kuko umuturahari mwene data ariko haleluya this mwami Imana n'ukuri mwami Yesu umurebe cyane iki kibazo cy'amoko tumaze kubiganira ngo yaragiye arota afite impano yo kurota cyane yaruko arota ngo anywe umuti abantu bose bari bemerewe kinini kimwe nyine kugira ngo bakire ibyo by'amoko none wowe aratirisha aragenda asuka urushya ararwuzuza batamureba arabimira arongera aje imbere y'abandi nanone azana ibindi nanone kunywa bitari kimwe rwose urumva yashakaga gukira cyane nukuri kandi umwuka wera agukize kuko agufiteho umugambo ukomeye rwose hari benshi bazakira ku bwawe nukuri hari benshi bazakira ku bwawe kubwo ubuhamya bwawe buzashyigikirwa nuko gukizwa na mwuka wera gukizwa mwuka wera kakwibagira mama yes kakwihera ikinini kimwe kuki utemeye ikinini kimwe cyaboze ugahitamo kujya gutirisha ugotomera kugira ngo ukire vuba haleluya rero bene data bakundwa Imana yacu ntabwo ishobora gukora ikintu itakimenyesheje abajana abagaragu bayo b'abahanuzi ari niyo mpamvu ibidutumye iti bo imbanziriza ni uburwayi bw'abiyita abanyarwanda mu by'ukuri ariko abanyarwanda bazi guhimba ibintu uzi ko n'iriya leta bayita ngo ni leta y'ubumwe yita leta y'ubumwe n'ukuri yita leta y'ubumwe itarigeze iba leta y'ubwiyunge itarigeze iba leta yo kwihana itarigeze iba leta yo kubabarira ariko baratumbagira barabirenga izo ntuza zose zetape zose barazirenga bati ubu turi leta y'ubumwe kandi hari n'ikindi ubu turi abanyarwanda murabeshya ndetse muravuga ivanjiri Yohana atavuze muravuga ivanjiri Yesu atavuze muravuga ivanjiri Petero atavuze muravuga ivanjiri Pawulo atavuze muravuga ivanjiri abatubanjirije batavuze muravuga ivanjiri ipfuye uko ivugwa na Satani twitonde twemerere umwuka w'Imana aturondore umva wemere kurwaye ariko niki kwemera kurwaye nubundi kubabara kutegereje ibyuririzi ko virus irimo virus dushobora kuyizinzikiranya no iguteka ibyuririzi kandi ibyuririzi bya virus ntago bivurwa ntago byirukanwa ngo mwizira rya Yesu ngo ijambo ry'Imana no keretse iyo virus ntayirimo ni ubasha kujera icyuririzi yes nduva byumvikana birumvikana birumvikana cyane haleluya birumvikana Imana iradushaka turi bazima ndagera ikirenge mu cyawe Yesu mwami ndagera ikirenge mu cyabambanjirije ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe Yesu ndagera ikirenge gituye abahishuwe disi ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe Yesu ndagera ikirenge mu cyawe waje mwiza ufitiye wahirije uwagutumye warangije byose nta kibura ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyawe Abanyarwanda bavuze ubutumwa bwiza izo ntumwa bahaze amagara yabo kugawe ntibitaye ku by'isi izo ntware ndagera ikirenge mu cyawe ndagera ikirenge mu cyambanjirije haleluya ndagera ikirenge mu cyabo kugira ngo mube abanyarwanda barababaga ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cyabambanjirije niba tatiye igihangwa bizerwa
ndagera ikirenge mu cyabo ndagera ikirenge mu cyabambanjirije ndagera ikirenge mu cyabambanjirije. Ntabwo nzavuga ubutumwa Yohana atavuze, Yesu atavuze, Petero atavuze, Pawulo atavuze. Bose batangiriye mu mwihane. N'umwana w'umuntu ati ntago ari iki, ntago ari iki. Abahutu buti mwihane ati ntago ari twe n'abatutsi babiteye. Abatutsi mwebwe batera kare ahubwo wowe sacrilege. Twebwe ntabwo tuzi nuko icyaha gisa. Urumva? Dore ingingo ya mbere, ingingo ya kabiri, ingingo ya gatatu. Ngo nguki? Ngo iki? Abakiga bati bobo icya mbere gihatse ibindi barashindege basi. Abanyenduga bati 73. Ya ubwo se bigeze gutyo Yesu yanyuza he? Yanyuza ko muba mumutsinze. Wow! Imizi yashoye niyo umwuka wera ashaka kurandura muri buri wese wemeye. Niyo mpamvu watangiriye imbanziriza kugira ngo dusengere iyo mitima yemeye kwirwaye. Tukazakurikizaho ubutumwa bwa kabiri bwa gusobanura noneho bikomeye. Yes, tukazagera ku nzigo, tukazagera no ku bindi. Ariko uyu wari umusogongero kugira ngo buri wese atangira abaza umwuka wera harwaye. Amubati urunda arwaye cyangwa ariko abarwaye barizi. Barizi. Abarwaye barizi. Umwe mwene data ariko abantu batangiye nyamara gukira. Mwene data bambaye ati se umuntu abwirwa n'iki ko arwaye ko muvuga ngo nibyuririzi usibyuririzi biramutse bitaje yabajije ikibazo kiza cyane byagenda gute. Reka nkubwire uhuzi mufitanye ikibazo muri rusange. Ubu ni rusange turimo. Uhuzi mufitanye ikibazo ubwira umwuka wera wishyire mu mwanya we. Icyo ni ikintu gikomeye ndakubwiza ukuri. Iyo operation nta wundi muntu ushobora kuyikora, ni Imana yonyine ishobora kuyikora kugira ngo babarire umuntu, kugira ngo uvuge ngo umuntu ndamubabariye. Yewe data we mwuka wera uyu muntu ndamubabariye. Ugomba kubanza gusogongera kukuntu amerewe nabi. Hari uwo naherukaga kubabarira nukuri namubabariye birenze bihagije. Umwuka waramishuriye ukuntu uyu ari malheureux, Satani arimo kumutwaza igitugu. Ayiwe noneho ndabazwa ngo none se urashaka se gukorana association na Satani? Satani arashaka kumwica nawe ngo arakubabaje. None se nutamubabarira urafatanya na Satani kumwica se? No. Atireka ronkwereke. Ubu wowe wakwifuza kumera kuriya ni hoya. Ejo bundi rwose wowe wakwifuza kuba umeze kuriya kandi ugomba kumera gutya na gutya ntoya. Ati no mubabarire. Niko rero bigenda. Ntabwo ushobora kubabarira umuntu utumvise akababaro. Ntabwo bikunda. Aho ngaho ntanze urugero kugira ngo mwumve. Bya bindi ngo Imana ikubabarira namwe mubabarira. Rero ndagusaba imbabazi kubera kurakara narakurakariye. Ndagusaba imbabazi kubera ndagusaba imbabazi rero ubwo rero umbabarire kurakara, umbabarire gusakuza, umbabarire amahane, umbabarire kubeshya, umbabarire kuvuga, umbabarire kuvoma, umbabarire gusenya. Abandi bakavuga ngo yo amaraso ya Yesu akweze, amaraso ya Yesu akweze, amaraso ya Yesu akweze. Ngaho ndakubabariye. Ubwo rero dutangiye bushyashya rwose. Mbabarire rega n'ubundi turabana b'Imana. Gusa niba uri umwana w'Imana ntago mbabariye. Gusa niba mbabariye ntago ugomba kubyibagirwa. Yakubabarira no kwibagirwa rwose. Izo ni formule za dini na shitani. Kubabarira ntago ari ibyo. Kwihana ntago ari ibyo. Nta muntu ushobora kwihana atababajwe n'ibyo yihana. Yemwe niko bimeze. Ariko idini ryarabyangije. Mutatuzacukumbura ibintu bikomeye ariko umva bikomeye.
ubu uyu munsi rero ntangiranye icyiciro n'abana b'ubugingo abo ngabo bari bujya imbere y'umwuka wera buri muntu ku giti cye avuga ati mwami Yesu umwuka wera nandondore n'ukuri mu by'ukuri hari ikintu rusange ntari nababarira mu by'ukuri abantu banyica kuko abiyita abanyarwanda oyoyo bamenanye amaraso bamenanye amaraso we yo mbega imizi wemere birababaza nyine birababaza none se ubu koko ubu ushobora kuvuga ngo ugiye kubabarira umuhutu noneho ngo ukajya mu mwanya w'umuhutu ngo wumve umubabaro we ubu wavuga ngo ugiye kubabarira umututsi nibyo musabwa nibyo dusabwa ngo noneho ngo ukajya mu mwanya w'umututsi akababara k'umututsi ukabanza ukagasogongera kugira ngo iyi gakondo irakondora abantu iyi gakondo irakondora abantu ndabarahiye iyi gakondo kwihenze ko ntawe ushobora kuyibeshya ntabwo ushobora kubeshya ngo winjire muri gakondo ndaguhakaniye turagera ikirenge mu cy'abatubanjirije yego ngomba kugera ikirenge mu cyabo bitabaye ibyo umuntu yajya avuga ibitahuye nyine kuko umwanzi nizo abashaka ariko ubutumwa bwo kwihana nibwo buduhuza n'Imana niko bimeze iyo umwana w'umuntu atemeye ko ari umunyabyaha bayise Imana inyabinyoma agaha Satani icyubahiro gutyo kuko niwe washize imbuto muri bariya ba mbere batubanjirije hanyuma babwira Imana ko ariyo itazi kubireba neza rero ndashaka gusengera buri wese nagira ubuntu jewe uwo mureba aha nanjye narimeze nkawe cyangwa nkamwe ariko nagira ubuntu kubera umuhamagaro Imana yampamagariraga kubera by'Imana yanshakagaho gusohoza kugira ngo nzahagarare hagati y'abo ngabo
yewe nagiriwe ubuntu wenda mbere yanyu kugira ngo nanjye nzabafashe kugira ngo namwe mugirirwe ubuntu. Mwebwe rero ku munota wa nyuma kugira ngo muragwe gakondo, kugira ngo muragwe gakondo, abayiri mu bungubu bayihabwa ari nzima n'abari bazima, abari hanze nabo bayijyemo ari bazima, bayisange ari nzima. Rero ntabwo mushobora kujya mu gihugu, ndavuga bari hanze, kitabazi, ntabwo kibazi. Namwe murabizi ko iteka mukorera mu moko rwose, yaba amashaka yaba amadini, mukorera mu moko. Nukuri mukorera mu moko, ibi byose bizacukumburwa. Abantu bakorera mu moko nubwo batabivuga ku munwa, ariko ndani hari imizi yashoye, kubera hari ikintu amoko yakoranye gikomeye. Amoko yamenanye amaraso, ubugingo buraseseka, abenshi ari inzirakarengane. Iki kibazo gikomeye. Ibyo rero ntabwo Imana ishobora kupfa kubikuraho gusa ngo itange umugisha, ntabwo bishoboka. Niyo waba ufite facts zakuzura isi, ntabwo Imana ishobora kugamburuza, ntabwo bishoboka. Rero ngiye gusengera buri umwe wese uteguye umutima we kwemerera umwuka wera, kandi akemerera umwuka wera ko namumurika ibyamurika yemera ko abisohora, kugira ngo nabisohora umwuka wera yinjizemo ibye. Abo nibo ngiye gusengana nabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngiye gusengana nabo ngabo babyemeye. Ni ukuri ugerega no kwikunda disi, no kwikunda, kuko Imana idukunda cyane. Urasubira muri aya magambo uti Mwami Imana, numvise ko ntari umunyarwanda, numvise ko niba uri umuhutu uravuga ko uri umuhutu, niba uri umututsi uravuga ko uri umututsi, niba uri wavuye hanze uravuga ko wavuye hanze. Nibutse ko ndi umuhutu, ntabwo ndaba umunyarwanda, kuko ntabwo nigeze nkora iby'ubunyarwanda. Nakoze iby'ubuhutu kubera ko nari mfite umwanzi ari we mututsi. Ndagusabye, nkeneye gukira, Mwuka wera azenguruka umutima wanjye, urebe niba mfite imizi. Nkwemereye kuyirandura, ndakwemereye. Kandi nuyirandura nzabisohora, nzabivuga hanze, nzabivanayo, nzabijugunya hanze, kugira ngo mbone kuba muzima. Kandi numara kunkiza nanjye nzakiza abandi. Urakoze Mana, urakoze ko Mwuka wera wemeye kuza muri gihe kugira ngo ucukumbure kandi undanduremo ivirisi y'ubwoko Hutu, y'ubwoko Tutsi, y'Umunyenduga, y'Ubukiga. Ibi ni ibintu ni ibintu byanzonze, ni ibintu byanyishe, ni ibintu byanteye umwaku, ni ibintu bimbuza, ni ibintu bituma mpora ndwaye kubera ko imizi ndimo. Urakoze ko wumvise, kandi mbigusabanye umutima ukunze, mu izina rya Yesu. Urakoze kubinkoreye. Amen. Reka ntabwo byoroshye. Yewe ntabwo byoroshye ibintu, ntabwo byoroshye. Mon Dieu. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwereka buri umwe wese utanze umutima we Mwuka wera kugira ngo ujyemo, urandure imizi irimo, hanyuma akazabitangaza hanze, akazatura icyo kintu, kuko yawatuye niho ukira. Icyo ngicyo umuntu atinya kwatura nicyo kimwica, nicyo kimunutsa.
ariko iyo watuye uba usohoye umwanda hanyuma umwuka wera akabona uko ashyiramo ibihumura. Haleluya. Ndabasengeye abangaba baciye bugufi, abangaba bemeye ko nukuri ntago ari abanyarwanda, ntago u Rwanda rwabemera kuko ngo nta benegihugu rugira abantu barwanga barusahura, rugira abantu barwanga barumeneramo amaraso, rugira abantu barwanga gusa barusahura. Ubu ngubu rukaba rumeze nabi, u Rwanda narwo ruba rutabaza, rwabuze urutabara, rubabwamo n'abanyamahanga gusa, babacanshuro, babahutu, babatutsi, bose bashaka kwita abanyarwanda. Hayimana, u Rwanda rubabwamo n'abavuye Uganda, ngari bahora bari kwibere sinzi niba bakiririho. U Rwanda rubabwamo ngo n'abavuye Burundi, n'abavuye Kongo, n'abavuye Tanzania. Umva baba mu Rwanda, aba Dubai, aba Jepe, abasajyana ntabwo abandi abajya u Rwanda mbese ugira ngo ibirego byarwo bene data, ugira ngo ibirego u Rwanda rurega abiyita abanyarwanda barwiyitirira kandi atari bo, barukoreyemo ibyorezo. Ababuye imitima ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mwuka wera tangira ukore imirimo muri bo, ubahishurire ibirenze ibyo wamishuriye, ubakize kurusha uko wanyijije, kuko abarushye ni benshi mwese. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umucunguzi wacu, gihe cyarangiye. Gihe cyarangiye we. Ayiwe, yemwe abita abarundi mwe. Mana we, kandi muri abadedi. Data we. Abantu bita abarundi ko kuba abaseneri n'aba ya. Abana badasifa tubereye maso, ndukomeje kumucokoza, ndukomeje kumucokoza. Narosubira mbiwe cyane, urambiwe agasuzuguro kawe bisumbukuruza, bashaka kukugamburuza. Narosewe ziragenda, ziratera zirasiba, zasiga n'uwa kirazira. Bema nabigenze bite, uwo ni rucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana badasifa tubereye maso, ndukomeje kumucokoza, ndukomeje kumucokoza. Narose ntawaguhagarika, niyo yabajya cyangwa se undi, ngo niyo twabirangana iki. Warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze uragereranya. Igihe cyawe ko cyageze se, barabawe baraba bande. Uwo ni rucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana badasifa tubereye maso, ndukomeje kumucokoza, ndukomeje kumucokoza. Narose nanjye nyoboye ingabo, zigomba kumvira umuremyi, ibizabandi ntibindeba, kuko jye natumwe n'ijuru. Narose bitakira amabwire, narose bitakira n'inzozi, narose none bari impamo, narose bitari ukurota. Bene data bakundwa, u Rwanda rwabuze abanyarwanda,
Uburundi rwabuza abarundi kuko Abanyarwanda noneho hari n'indi ntera bafashe bitwa ngo ya na FPR oya ngo ni intore za FPR yego iyo ni peti bafashe yego naba ni intore za ya simbizi nibyazo yego rero ibintu abantu bishyiriyeho Imana irabyemera ikabyubaha noneho abantu bikazabahemuza iyo udashobora kuyitabaza kuko ntabwo wigeze uyibitoramo niyo mpamvu n'ubutegetsi bw'isi ubuyobozi bw'isi abana b'abantu ngo babaye bajya uwagi ngo bariyobora ngo bazi kuyobora ngo barabizi cyane none bagiye kwimara niyo mpamvu abemeye ko mama ntabyo bazi bashaka kuyoborwa n'umwami Kristo Yesu wabangwe ku musaraba agapfa kazuka abo ngabo batwebwe data tuvuga ko tutabizi agiye kubidukorera ye baba we agiye kubidukorera twe ntabwo tubizi kandi abana bisi byabayobeye bizabananiye kubera ko ushobora byose ntabyo arimo umushobozi ntawe urimo Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe Yesu abamera amahoro menshi abahishuwe inshuti z'umusaraba yego mukomeze mufungure imitima yanyu mukaberanye na cukumbure ayiwe maze virisa zituritse vanemo kuko murategurizwa ibintu bikomeye bihambaye yego kwihana kwatura kumucokoza arosembo n'ubyukurutse mame nawe nyuvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane hari ikiri busigare arose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro bahungiye muri Yesu Kristo kuko mama itamo afite ubundi nucokoje rurema ukomeje kumwikira abana bene data bakundwa naho ubutaha cyane dufite insanganyamatsiko ivuga igira iti Imana itanze umuti w'umwuzuro ku bahutu n'abatutsi ku banyenduga n'abakiga kubavuye hanze mbere nyuma ya 94 abo ngabo yego Imana itanze umuti w'umwuzuro ku bahutu n'abatutsi biyita Abanyarwanda ku bahutu n'abatutsi biyita Abarundi itanze umuti w'umwuzuro rero kini cyiciro gishya dutangiye ariko kirimo kirateguriza kwinjira muri gakondo gakondo ne ebyiri hari yo mu ijuru hari niyo mu isi ya abayirimo kugira ngo ibatunganye yiba hari nzima abatayirimo batwebwe yidutegura ariko tugende turi bazima Yesu aduhana umugisha rero naho ubutaha kandi mwuka wera ndabizi ko ari mu kazi afite akazi kenshi nanjye nuko mfite akazi kenshi haleluya